Ni inkuru yanditswe n'ikinyamakuru Igihe Akadomo.com cyandikira imbere mu Rwanda, bagize bati ibyo wamenya kuri Lieutenant General Mubaraka Muganga wagizwe umugaba mukuru wa RDF, gusa nkubwire ko ubu yamaze kugirwa General, akaba rero ariryo peti rya nyuma mu mapeti ya gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu wari ukiri Lieutenant General Mubaraka Muganga bavugaga bati ufite inararibonye ry'igihe kirenga imyaka igera kuri 30 mu gisirikare, yagizwe umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda asimbuye General Jean Bosco Kazura wagiyeho muri 2019. General Mubaraka Muganga ufite imyaka 56 icyo gihe, ubu ni ukuvuga ko ufite 58, yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka kuva ku itariki 4 Kamena 2021. Ni umugabo wumva neza akazi ke, akamenya no kuganira kuko inshingano zo kuyobora ingabo amaze igihe azifatanya no kuyobora ikipe ya PRFC. Ni umwe mu bayoboye ingabo z'u Rwanda bataragera ku ipeti rya generali wenyine ry'inyenyeri enye nk'uko byagenze kuri Lieutenant General Charles Kayonga. Yayoboye ingabo mu nzego zitandukanye. General Mubaraka Muganga yabaye umuyobozi wa diviziyo ya 4 kuva 2008 kugeza 2012, na 2013 kugeza 2015 aba umuyobozi wa diviziyo ya 3 mu ngabo z'u Rwanda. Muri 2016 kugeza 2021 yari umuyobozi wa diviziyo ya mbere mu ngabo z'u Rwanda ihuza umujyi wa Kigali n'intara y'Iburasirazuba. Ni inshingano yafatanyaga no kuyobora inama y'ubutegetsi y'amaguriro y'ingabo z'u Rwanda Armed Forces Shop, ahahiramo abasirikare, abapolisi, abacungagereza ndetse n'imiryango yabo. Ni umunyamashuri waminuje. Uyu wari Lieutenant General Mubaraka Muganga ufite impamyabumenyi y'icyiciro cya 2 cya kaminuza mu bijyanye n'imiyoborere, yize amasomo ya gisirikare mu bijyanye no gutegura urugamba muri kaminuza ya gisirikare yo mu Bushinwa yitwa National Defense University of PRA muri 2012. Muri uwo mwaka kandi yize ubumenyi mu bijyanye n'imiyoborere ya gisirikare n'amasomo y'abasirikare bakuru n'uburyo bwo kugena ingamba z'ibigo, ni ukuvuga strategic management muri kaminuza ya Tsinghua muri kaminuza ya gisirikare muri iki gihugu cy'Ubushinwa. Muri 2008 yize amasomo ya African Strategy Course mu ishuri rikuru rya gisirikare rya Nasser mu Misiri, amasomo ku bikorwa mpuzamahanga byo kugarura amahoro n'amasomo ku butumwa bw'abayobozi bakuru. Yayigiye mu kigo gitoza kugarura amahoro Peace Support Training Center cyo muri Kenya, aho yize muri 2007. Mu mwaka wa 2006 Lieutenant General Mubaraka Muganga yize imicungire y'ingabo muri Kenya. Amashuri makuru ya gisirikare yayize i Lusaka muri Zambia muri 2005, mu gihe amasomo amwinjiza muri ba ofisiye bato Cadet Officer Course yayigiye i Jinja muri Uganda mwaka wa 1988 n'umwaka wa 1989. Yahawe imidari itandukanye y'ishimwe mu bihe bitandukanye. Lieutenant General Mubaraka Muganga yahawe imidari y'ishimwe irimo umudari wo kubora igihugu, wo guhagarika jenoside, umudari w'irahira rya perezida, umudari wo gutabarira igihugu hanze yacyo, ribbon, umudari wambara ku mufuka w'ishati ibumoso yo kurwanya ku rugamba, ibikorwa by'urugamba ndetse n'iy'umuganda. Inshingano Lieutenant General Mubaraka Muganga yahawe zanyuzemo bamwe mu basirikare bakomeye cyane mu ngabo z'u Rwanda, barimo General Jean Bosco Kazura wagiye muri uyu mwanya mu Gushyingo 2019 asimbuye General Patrick Nyamvumba agiye muri uyu mwanya muri Kamena 2013. Lieutenant General Charles Kayonga wabaye umugaba mukuru w'ingabo kuva 2010 kugeza 2013 yasimbuye General James Kabarebe wamaze imyaka 7 muri uyu mwanya kuko yatangiza inshingano mu Kwakira 2022 ageza ku itariki ya 10 Mata muri 2010. Mbere ya General Kabarebe uwari umugaba mukuru w'ingabo ni Faustin Kayumba Nyamwasa wagiye kuri uyu mwanya mu mwaka wa 1998 kugeza muri 2002, wambuwe impeta zose za gisirikare kubera ibyaha yamijwe n'inkiko za gisirikare. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeje kugenda avugwa, reka duce muri Madagascar mbabwire ko perezida wa muri Colombia, mu mbabarire, perezida wa Colombia Gustavo Petro yanenze icyemezo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafashe cyo kumwambura visa imuziza kunenga intambara ya Israel muri Gaza. Mu cyumweru gishize Amerika yatangaje ko igiye kwambura visa perezida Petro nyuma yo kujya myigaragambyo New York ashyigikiye abanyapalestine ndetse agasaba ingabo za Amerika kutubaha amabwiriza ya Perezida Donald Trump. Nyuma yaho Petro yashyize ubutumwa ku rubuga rwa X agira ati ntabwo nyifite visa yo kujya muri Amerika, simbyitayeho, nta visa nkeneye kuko ntari umuturage wa Colombia gusa ahubwo ndi umuturage w'Uburayi kandi numva nkwiye ubwisanzure mu isi. Uyu muyobozi yakomeje agira ati guhagarika visa yanjye bitewe n'uburyo nanenze jenoside bigaragaza ko Amerika itacyubaha amategeko mpuzamahanga. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Colombia
yatangaje ko gukoresha viza nk'igikoresho cya politiki bihabanye n'amahame ya Loni arengera ubwisanzure bwo kuvuga no kwigenga kw'ibihugu binyamuryango. Iti Loni ikwiye gushaka igihugu cyakira inama zacyo kidafite uruhande kibogamiyeho, ku buryo Loni ubwayo ariyo izajya itanga impushya zo kwinjira muri icyo gihugu. Petro siwe perezida wa mbere muri Colombia wambiwe viza na Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu. Perezida Ernesto Samper nawe yarayambuwe kubera ibirego byamushinjaga gutera inkunga amatora n'abacuruza ibiyobyabwenge mu itsinda rya Cali Cartel. Umubano hagati ya Bogota ndetse na Washington kuva Bogota mu murwa mukuru wa Colombia wongeye kuzamba ubwo Trump yasubiraga ku butegetsi muri Nyakanga. Ibihugu byombi byamagaje ambasaderi babyo nyuma y'uko Petro ashinja Amerika umugambi wo kumuhirika ku butegetsi, ibyo Washington yahakanye ivuga ko ari ibinyoma bikomeye cyane. Makuru avugwa mu bijyanye n'ubutabera, ariko mabwire ko umutangabuhamya wiyambajwe na Dr Munyemana Sostene kugira ngo amushinjure yagaragaje ko gufungirana abatutsi mu biro bya leta nta kindi byari bigamije uretse kubashyira mu maboko y'abicanyi, abigereranya no kubakatira urwo gupfa. Dr Munyemana wamenyekanye muri Perefegitura ya Butare nk'umuganga mbere no mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, ari kuburana ubujurire mu rukiko rwa Rwanda i Paris mu Bufaransa kuva ku itariki ya 16 Nzeri 2025. Mu Ukuboza 2023 urugereko mu rubanza rw'iremezo rw'urukiko rwari rwarakatiye Dr Munyemana Sostene igifungo cy'imyaka 24 nyuma yo kumuhamya ibyaha bya Jenoside byibasiye inyokomuntu n'ubwinjiracyaha muri ibi byaha. Mu gihe cy'iperereza no mu rubanza rwabaye muri 2023, bamwe mu batangabuhamya babwiye urukiko ko Dr Munyemana Sostene wataziriwe izina rya Umubazi wa Tumba ari we wari ufite urufunguzo rwa sayiteri ya Tumba, kandi ko yafungiragamo abatutsi kugira ngo bicwe. We yisobanuye ko yabahishagamo kugira ngo baticwa kandi ko abishwe atari we wabafunguriye. Abatangabuhamya basobanuye ko abari bafungiye mu biro bya sayiteri ya Tumba mbere yo gupfa babanje kwicwa urubozo kuko bimwe amazi, imiti n'ibyo kurya, bajugunywa mu byobo bitandukanye birimo icyabaga iruhande rw'ibiro bya sayiteri. Kuwa 29 Nzeri 2025 urukiko rwumvise ubuhamya bw'abarimo umuhanga mu by'iyobokamana wiyambajwe na Dr Munyemana Sostene kugira ngo amushinjure. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko yarokoye abatutsi benshi muri Butare kuko yari afite igitinyiro yakeshaga umuvandimwe we wari ufite ipeti rya koloneli. Uyu mutangabuhamya yasobanuye ko yahishe abana mu kigo cy'imfubyi cyafunguwe mbere ya Jenoside. Perezida w'iburanisha amubaza niba we yarashoboraga gufungira abatutsi mu biro bya leta mu rwego rwo kubatabara. Asobanura ko ibyo atari kubikora kuko byari kuba bimeze nko kubicisha. Yagize ati kubashyira mu nyubako ya leta byari kuba uburyo bwo kubakatira urwo gupfa kubera ko buri wese yari kubahumurirwa. Ku butumire yahawe n'abanyamategeko ba Dr Munyemana Sostene kugira ngo amushinjure nk'umutangabuhamya umuzi, yasobanuriye urukiko ko yamumenyeye gusa mu nkuru yasomye kuva mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, kandi we yaratuye muri segiteri ya Ngoma, atigeze atura Itumba mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi muri Mata umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane. Undi mutangabuhamya washinje Dr Munyemana afungiye mu igororo rya Rwamagana nk'uwakoreye ujurira yabajijwe niba uyu muganga ari we koko wari ufite urufunguzo rw'ibiro bya sayiteri ya Tumba. Arabihakana, asobanura ko Bwanakiye François wari konseye ari we wari ufite urwo rufunguzo. Uyu mutangabuhamya yagize ati ntiyari afite urufunguzo, ntitwari kumuha ubwo bubasha, urufunguzo rwagombaga kuba rufitwe na konseye cyangwa se undi muyobozi ukomeye. Perezida w'iburanisha yabajije uyu mutangabuhamya ati ese iyo Munyemana yakubwira ko yari afite urufunguzo kugira ngo arinde abari bafungiye mu biro? Amusubiza ati oya, iyo aba afite urufunguzo yari kuba afite uruhare muri byose byahabereye, ibyabaye ku bantu, ku batutsi bari bafungiye mu biro bya segiteri hari imirambo myinshi. Biteganyijwe ko urubanza rwa Dr Munyemana Sostene rugomba kurangira tariki 24 Ukwakira 2025. Icyo yifuza ni uguhanagurwaho ibyaha yahamijwe agakurirwaho igihano cy'imyaka 24 yakatiwe n'urukiko rw'i Paris.